Nubwo hari ababifata nka kirazira kurya inyama z'inyamaswa zitandukanye, bifatwa nk'ibisanzwe cyane muri Congo Brazzaville. Uyu munsi reka turebe imikorere y'isoko rizwiho gucuruza inyama z'inyamaswa zitandukanye zo mu ishyamba. Congo Brazzaville igizwe na 60% y'amashyamba, bivuze ko amashyamba ari manini ndetse n'ibyaturukamo ari byo benshi baba batezeho amakiriro. I Brazzaville mu murwa mukuru hari isoko rizwi cyane kugira akaboga k'amoko yose, icyakora rikora cyane mu masaha y'ijoro, aho usanga abatari bake bagiye guhaha, aho uzahasanga inyama z'inyamaswa nk'ingona, inkende, ingagi, inzobe ndetse n'izindi nyinshi ziganjemo izo mu ishyamba. Ku ruhande rumwe hari ababa bavuye gutega inyamaswa ndetse zimwe bazizana zikiri nzima, izindi ziba zabazwe, hakaba kandi nabo usanga bazitetse abakiriya bakagura ibyo kurya. Kurya inyama z'inyamaswa zo mu ishyamba bifatwa nk'ibisanzwe ndetse bitunze abatari bake, haba mu cyaro ndetse no mu mijyi aho i Brazzaville, kugera naho bamwe biri mu mico yabo. Urugero naho usanga mu bukwe bahitamo gutekera umugeni inyama y'ingona, aho bavuga ko bifatwa nko guha agaciro umukwe. Abandi bavuga ko kuzirya bituma bagira imbaraga nk'izizo nyamaswa. Ku rundi ruhande bamwe bakizera ko byabarinda imyuka mibi. Izo ni zimwe mu mpamvu abatari bake bakunda kuzirya bitwaza. Icyakora nubwo bimeze bityo ngo mu bihe byabanje isuko byari bimeze, kubera ko bamwe na bamwe aribo baryaga izo nyama. Aba ni bamwe mu baremye iryo soko, baraganira n'umunyamakuru. Nkunda inyama z'inyamaswa nk'isatura, inzobe ndetse n'inkende. Nkunda inyama zo mu ishyamba kubera ko zigira icyanga ugereranyije n'amatungo aba yorowe. Mu birori by'ubukwe umukwe tumutekera ingona. Ingona ni nziza mu bukwe kubera ko bigaragaza icyubahiro ku muryango wo ku ruhande rw'umukwe. Ariko mu gihe cyashize abagore ntibaryaga inyama zirimo iz'inzoka, cyaraziraga kubera ko inzoka ifatwa nk'inyamaswa y'inkazi kandi iteye ubwoba, yari iy'abagabo. Snakes were considered to be a powerful and dangerous symbol of masculinity. Abagore batangiye kuzirya kuva aho baboneye ko ntacyo zibatwara mu gihe baziriye. So there is nothing to worry about the reaction to the body. Mbere abagore ntibaryaga inzoka, zaribwaga n'abagabo bonyine. Gusa hano mu mujyi abagore basanze nazo ziryoha batangira kuzirya. Kurya inyama z'inyamaswa zo mu ishyamba ziganjemo iz'inkazi si umwihariko wa Congo Brazzaville gusa, ahubwo byiganje no mu bindi bihugu byo muri Afurika, cyane cyane iyo hagati, aho ibihugu birimo Gabon usanga umuntu yemerewe kurya inyamaswa rimwe cyangwa kabiri ayiciye mu ishyamba nta zindi nkurikizi. Icyakora mu Rwanda ibyo siko bimeze, kubera ko ahubwo ukoze nk'ibyo abakoze icyaha ndetse arabihanirwa hagendewe ku byo amategeko ateganya. Amategeko ahantu wari we wese usagarira inyamaswa cyangwa urusobe rw'ibinyabuzima, kugera no kuwasagarira icyari cy'inyoni, nk'aho mu mwaka wa 2021 mu Rwanda hasohotse itegeko rigena urusobe rw'ibinyabuzima rigenga ibyaha n'ibihano. Mu ngingo ya 58 yaryo ivuga ko gutwara cyangwa kwangiza igi cyangwa icyari by'inyamaswa zo mu gasozi abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Je nitwa Denise Mbabazi Mpambara, reka nsuriza aha naho ubutaha. Nabyo bibaho.